bihagije ejo bakinaga umukino wa nyuma bashakaga itike bajyana mu mukino wa nyuma ya CAF Women Champions League ku mukino wa nyuma batsinzwe n'ikipe ya JKT yo mu gihugu cya Tanzania igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Rayon Sport yari yageze ku mukino wa nyuma mu by'ukuri ni ibintu twayishimiye cyane, ubutaha bazagerageza noneho iki gikombe barebe ko bagitahana bakanabona niyo tike. Biteganyijwe ko bahaguruka ku munsi w'ejo ku isaha 2 za mu gitondo, hanyuma bakagera mu Rwanda ubwo ngubwo ku munsi wo kwa gatanu mu gitondo. Amakuru ahari nuko uyu munsi ku isaha 10 z'umugoroba baza gusura ambasade y'u Rwanda ku butumire nyine bahawe na ambasaderi w'u Rwanda hariya Nairobi mu gihugu cya Kenya. Yitwa Ernest Rwamucyo, ambasaderi w'u Rwanda muri Kenya. Naherutse igihe nindi Kenya yari ambasaderi Kimonyo yarahavuye yaragiye ubone Ernest Rwamucyo. Ubwo iri ahantu bita Limuru, ni quartier nziza cyane zazindi uhuramo n'imbwa n'abazungu gusa. Na tujye kwiki hari n'amambasade ya za Canada ni tuzavuga ko quartier ikomeye uhura n'imbwa n'abazungu. Ikipe bari kwalangata abakobwa Ikipe ya APR Football Club yageze mu Rwanda mu ijoro ryakeye ikubutse mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Iyi kipe ya APR ubwo bise binjyana kuri shampiyona y'u Rwanda yahageze, ndetse shampiyona y'u Rwanda umunsi wa kabiri uraza gukomeza kuri uyu wa kane. APR igomba gukina n'ikipe ya Gicumbi Football Club, ariko murabizi ko Gicumbi kugeza ubu ntiremererwa kwakirira Igicumbi, niyo mpamvu umukino uzakinirwa Kigali Pele Stadium ku munsi w'ejo. N'umukino uzakinwa ku isaha 7:30. APR amaze kubisohora. Ni Gicumbi izakira. Ni Gicumbi izakira. Itike make ni 3, hanyuma muri regular ni 5, VIP ni 10, VVIP ni 30. Saa 12 n'igice Gicumbi yakira ikipe ya APR ku munsi w'ejo. Impamvu bazakina kuri saa 12:30, mbere yaho hari undi mukino uzaba wahakiniwe. Ikipe ya Gorilla izakira ikipe ya Mukura Victory Sport, hanyuma rero kuwa gatanu Rutsiro. Akanyenyeri kumvikana neza ariko tunyenyeri tumaze iminsi duhindagurika kuri uyu mukino. Akanyenyeri 939 urwego ko kwa Gicumbi. Gicumbi ariko dusanzwe tukazi ariko kari karagiye karazimiye kongeye karagaruka. Nuzi ko Jire twamubajije ngo mu buryo bw'akanyenyeri muzagarura kandi kari karagiye, atubwira ko ati nabyo birashoboka ariko nituraga muri iminsi yavuze ko juru 2 za mbere amakipe ari yazajya agena akanyenyeri bakoresha. Ubwo kuri juru ya gatatu nibwo Rwanda Premier League na Ferwafa bazemeza ugomba gufata iryo soko. Kuwa gatanu nababwiraga ko Rutsiro izakira Gasogi United, AS Muhanga ikakira Kiyovu Sport. Rutsiro na Gasogi irubavu. Hanyuma kuwa gatandatu bombe babuza amanota muri match ya mbere. Gasogi yanganyije na Etincelle, Rutsiro itsindwa na Polisi. Urumva bombe ntabwo babonye amanota 3 kuri match ya mbere, birakomeye. Kuwa gatandatu Amagaju azakira ikipe ya Bugesera. Ubwo Amagaju yatangiye nayo atsinda, ndetse na Bugesera yatangiye. Amagaju atsinze AS Kigali. Atsinze AS Kigali 2 kuri 1. Barashize Mapoli. Baratsinze AS Kigali. Bugesera nayo itsinda kimwe ku busa. Batsinda Gicumbi. Hanyuma rero Etincelle izakira Marine. Derby kwije kare y'Ubugoyi Derby. Urubiza bene match ya mbere kuri Marine. Ubone bakinyije juru ya mbere. Bakinyije umukino wa Gicuti. Bararuhuza. Ariko batsinze remere. Umukino wa Gicuti kimwe ku busa. Musanze yakire AS Kigali, hanyuma rero kuwa kane w'icyumweru gitaha Rayon Sport igomba kuzakina n'ikipe ya Police FC. Match bizakina ariko izakina ku cyumweru kizakurikira ariko kuwa kane yego amagare so zaba yarangiye yego cyane azarangira 38 zangirana na weekend 38 aho bazakina yego. Ubwo impamvu rero nabihutishaga no kugira ngo tujye ku ikipe ya Rayon Sport imyiteguro yayo yo kwakira ikipe ya Singida, ariko nabwiye Beri no kumenya yibagirwa kundusha ngo tuze kubanza guhera ku gushotorana kwa ya ekipe. Nagiye kubikwibutsa yego ibyo wabyibuka. Nagiye kubikwibutsa mugiye mu bireba se ari kwandikira ka message wababwira abakinyi 20 nabangaye Singida yamanukanye. Waretse nkagaheraho akantu ka gushotorana aragakunda nawe ntugakunda ubushotoranye. Social media zirandyohera giye buriya kuvuga ibyo bintu bigize icyaha ukora kuri social media ubushotoranye kugira ngo bagutukiyeyo wazikunda. Kanyenyeri ne waziyubakiye reka yakure waraziyubakiye rwose waraziyubakiye ntagufashije. Ikipe yitwa Singida ajya abantu tukana kuri social media amaze kubamenyera, ariko by the way biriya ntago ari ingeso nziza, ntago ari umuco w'Abanyarwanda. Nubwo umuntu yaba afite amazina atazwi n'iki uzi kinezeza mu bintu byose. Umuntu aramanuka ati
we Rugaju n'ubundi turabizura igikona wanga Murera mu kanya avuga ati Rayon Sport yakinnye match nziza cyane ngo Rugaju we nguru Mureyo ngo nicyo tugukundira nk'ubuzandano ugiye gutanga ikintu mbakundira abantu bose baba kuri social media nta mutima mubi babikora nase umuntu yakwanga ariko none buriya gutukana ntago ari cyokora dore ibyo ibitari byiza ni ukubeshya pe ari nk'umwana umaze iminsi abeshya ibintu wa muhungu wawe kuri za YouTube ugamura ntari buvuge ikipe ya Singida yagize ibintu reka si umwana n'umusazi ikipe ya Singida yagize akore nkuru 20 z'ibinyoma we ntagire n'isoni itari kada ikipe nawe mvuze sinyamvuga abantu nkabo twigende ikipe ya Singida yagize iti mutayaweza n'agatoki katunga Rayon Sport guri Rayon Sport umuvandimwe ngabaraza aravuga ati ubora nguvu history amashabiki wengi tatatata ababwira bati barabwira ati muzarusyaho ubundi giyewe kubisobanura mu kinyarwanda kizababwira ati muzarusyaho barababwira bati imbaraga amateka n'abafana dufite i Kigali ntago muzadukora ninde wabanje kwataka oya ni Singida yatangiye Murera irasubiza itibasubiza okay yego ubwo rero abakinyi makwiyana ariko ni Murera yabanje kwataka kuko Murera yabanje postinga ariko yipostinga match yabisanzwe uvuga iti dufite match komeye cyane abafana muzaze muri benshi twuzure stade tureko twatsinda Singida tureko twajya mu matsinda ibintu nk'ibyo bavuga amagambo menshi ariko Singida iterema kana bati mutawe muzabishobora ibintu muri kuvuga muzabishobora abandi batabasubiza batamateka dufite ese koko ushingiye kuri abo bakinyi ugiye kutubwira Rayon Sport izashobora abo ni babareyo bakeneye kumenya n'abakinyi benshi ntago wenda twabacamo bose kuko imanukanye abakinyi 26 yego imanukanye abakinyi 26 ibere yahoza bivuga kuko nabonaga kuri gahunda bari bampaye muri Rayon Sport giraga yuko bahagera ku isaha y'isa 11 kuko muri aya masaha bagombaga no kuba bari mu nama Rayon Sport na Ferwafa yiga ku buryo baza kwakira ikipe mu masaha y'umugoroba ariko ubwo niba baje mbere ubwo byahindutse ubwo rero n'ubundi abakunge bose barimo ne ekipe ivuye kutwara Sekafa bacama barahari ba Elvis Rupia barahari ba Halida Ucho ba Halidi Habib Meta Chamnata muzamu wabaye muzamu y'irushanwa arahari Kennedy Juma bose nta wasigaye kocaga abamanukanye nahoze mbona ushobora kuza ayoboye delegation yabo ni CEO w'iyi kipe akaba ari uwitwa Omar Kaya niwe ushobora kuza ayoboye iyi delegation ya ekipe ya Singida ubu rero tuvugana muri aka kanya abaribo batangiye imyitozo bari muri Kigali Pele Stadium imyitozo irarangira bahita binjira mu mwiherero direct bareta bajya muri lokale barasubira Karumuna bazongera gusohoka muri lokale match irangiye barasubira mu Karumuna kuko ubu ngubu Tadeo yarari muri Kenya iragiye rangata kureba abakobwa ikipe ikigaragara yarayisegeye Jean Fidel cyane avuga ati Jean Fidel waradufashije kuri match ya Kiyovu ujyana abana muri lokali wawe hariya mu Karumuna nubongera umfashe ubu Jean Fidel umuntu witwa Tadeo umuntu witwa Sadat harya nagati kageze bameranye neza biteye ubwo akagozi k'inyabutatu ntawe batandukanya mwamenye saga nimba yarabyimbye nimba yarabagezeho y'ukuntu hari abarekeramye ko Tade yahaye bamwe amatike yo kwinjira ko muribuka ko Kiyovu ariyo yari yakiriye bo niba bahe amatike ibyo bintu byabagezeho bareka bari amatike 10 rega njyewe nabajije Tade arambwira atari ko Serigo bampaye amatike 10 hari abantu batigeze bamenye nuko twateguye match ati ari wowe wahereza ndetike ukarekana ati jewe nafashe nyine bari abagabo bamfashije baza kumotiva abakinyi ati nka Jean Fidel yaduhaye lokal ati Sadat yaraje areba imyitozo aza kuganiriza abakinyi ati nakanyenyeri barakakana bagiye bamwereza amafaranga ba Mike bamuha amafaranga yo gutegura match Mike yatanze ya 2 by'idolari arangije ahereza Pavel Nzira amadolari 100 anahereza bakame andijana amwemerera 200 ubundi abaye 200 bose abo babiri aramwemerera 200 kuri clean sheet yose na kutinjizwa igitego Pavel na amadore 200 kuvesha bundi atangira mu izamu kuza imikino yose azafasha nge mwita Mike ya RBC cyangwa mwita Mike Bruce Melody kuko cyangwa Mike Barabas manager Bruce Melody ibyo bintu byose se n'umukapo cyane yambwiye ati kutinjizwa na amadolari 200 Pavel rero ngo ritayari kuyarya yiteguye ariko n'umutano wacu Ferdinand Manifa nawe mugarukeho nawe yatanzemo miliyoni ye batanze amafaranga menshi hari abantu bagiye bitanga buriya rero
icyo bita icyamatike waruvuze tugisozeho Goga namenye ko icyamatike reka tugisozeho abonye mu yindi ngingo kuri match ya Singida none nta invitation ziratangwa na Tade yubwe azagura itike azishyura itike erega impamvu abantu bose bagomba kugura amatike bakabaye nta invitation abareyo mu mibare yabo mitwe harimo stade amahoro mu by'ukuri babara amafaranga ryoshye bagira n'Imana na match ya mbere rwose baranatsinda na Kiyovu baravuga bati eba niyo mpamvu rero bagomba kubakamuramo muri ubu buce bw'abantu bajya muri Kigali pe bagomba kwishyura amafaranga menshi ikiza urebye kukugura amatike kuko Kigali pere igomba kujyamo abantu 7,000 kugeza ubu ngubu nibyo navugaga VIP pere bune ngema mbona nk'icumi abantu banabyiganyerega bajyamo ibyo se ninde ujya kubiba umutekano muri system urumva abashinzwe umutekano buriya baba babagira inama uko byamera kose match nk'ingiyo bagiye kwitegura barabanza bakanicarana n'abantu bashinzwe umutekano sorry Goga hari akantu umuvandimwe Ruvuyanga twunganiye ari muri Tanzania aravuga ati Singida baciye hasi no hejuru hari abandi bamaze guhaguruka na bus harimo n'abanyamakuru ati hanyuma Singida yo ubwo nyine aravuga abakinnyi nibo baza nyine mu ndege abafana bagaca hasi ngira ngo n'abanyamakuru ati irahaguruka saa 10 na Rwandair ndetse n'abafana bamwe ba APR bari baje muri Sekafa baraza kuzana ubwo bari mu ndege imwe nuko gahunda iteye hanyuma muri nabonye muri bimwe mu bintu abareyo bamenya none se mbere yo kuvuga bimwe mu by'abareyo bamenya waretse ukambohora ngatumika tukaza tukajya no muri tenga ubundi nanjye nkakubohora ukavuga iby'abareyo bagomba kumenya mbere y'umukino dusanga za ndani ariko Taifa yazanya kandi nakunze cyane ndavuga nti reka nako tugakoresha habari za siri reka dutumike tugaruke ndani hari umwana ushaka kukiba ndavuga nti reka tukamuhe abagakoresha reka dutumike tugaruke mu kanya gatoya ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nkise kandi inzoga ni gito yirinda bato nta nkitangiza yihungire kure nyamara nguzana umunezero wuhese kahubwiza n'umuze inzoga si wane tunywe less hamwe na Tenga promo ni gahunda nziza bazaniye abanyarwanda n'abanyarwandakazi harya biyo tuvuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi biyumvamo cyangwa ni ngombwa ko twongeraho abanyarwandakazi buri munyarwanda yitayumvamo yaba ari mu diaspora yaba ari umunyarwanda wese byose hamwe na Tenga promo ubu ngubu rwose ugomba gusaba facture ya IBM ubundi nawe ukiyubakira igihugu ariko ukanasubizwa 10% kuri TVA yayo wishyuye bisobanuye ngo iyo usabye facture ya IBM bihwanye nuko nyine uba wamaze kwishyura umusoro ku bintu wahashye ndetse nawe waba umwe mu batsindira agera kuri miliyoni 50 z'ibihembo bitangwa buri kwezi ese wamaze gukanda kanyenyeri 562 urwego uriyandikisha winjira mu banyamahirwe bahabwa aya mahirwe ese Rugaju nayo wamaze gusogongera ku message bakubwira bati uri umwe mu bantu bubatse igihugu cyane cyo bita VAT reward buriya rero impamvu mbere wanjye manasoze tundi tunyenyeri twose mbona mba nadusoreye ajye kutuma nohise bintu birakatwamamaza n'utwo babanza ko dukora amafaranga yo gusorera iyo nguza akantu rero ariho bikomereye kurya kunywa kwambara byose bisaba amafaranga iyo nguze ikintu ndababwira ni mbere y'ibintu byose ufite facture ya IBM ndayifite urahita umereza agafacture kuko bimfitiye inyungu rigoga ni inyungu zanjye iyo facture nimara gukusanya umusoro wanjye bazansubiza 10% yawo nyuma y'amezi 3 ibyo biri ku munyarwanda wese icya kabiri cyiza ndabizi neza yuko nzaba ndi muri gahunda Tenga promo nshobora gutsindira miliyoni 50 zigabanywa abantu b'abanyamahirwe batandukanye icya gatatu nose uru Rwanda twubakiwe n'ababyeyi bacu umukuru w'igihugu n'abandi barwitangiye bakarubohora none se twebwe ntabwo tuzarusigira abana bacu
twese ntitururimo ntidushaka ko rumera neza. Twajyaga tuvuga ahangaha ngo stade ngo reba ngo inkingi ngo muri Kigali Pele Stadium batwubakira stade Amahoro, none se yavuye he? Ngo ibitaramo by'abahanzi uribuka kera abahanzi bakorera muri parking ya stade Amahoro bavuga ngo imvura iraguye ngo igitaramo kirapfuye ngo bateje urusaku babakiriye arena hariya barabatari ikindi cyo kubaza kweli. Ibyo byose bikorwa n'imisoro. Dusore rero tunasabe facture ya IBM. Nta kindi kiguzi dutanze. Yes, hanyuma rero turacyari kumwe na Prime Life Insurance, ukaba rero bakubwira ko niba ukeneye ko umwana wawe agomba kwiga neza, ugomba kumenya ko yaba minerivare, ibikoresho by'ishuri, ifunguro rifatirwa ku ishuri ndetse na transport byamaze gusa naho byongera. Ni muri urwo rwego rero ababyeyi babwirwa ko Prime Life Insurance yabazaniye umurage w'amashuri, ubuno buryo bwiza cyane bugezweho bwo kuzigamira amashuri y'abana kugira ngo mutazaremererwa no kubona ibyangombwa byose nkenerwa. Byaroroshye rero kubera ko wabigeraho kanza kanyenyeri 177 urwego ugahitamo 4 uraba uhisemo umurage w'amashuri, ubundi ukurikiza amabwiriza. Icyo menye nuko uzigama inshuro ushaka ndetse n'amafaranga ushaka ahereye ku biceri 200 byonyine. Hanyuma kandi uko wizigamira kenshi bigufasha guhangana n'izamuka ry'ikiguzi cy'uburezi. Uramutse ukeneye guhamagara muri Prime Life Insurance bahamagaye kuri 13 icyo ugomba kumenya nuko uburezi ari inkingi y'iterambere. Yes, hano dufite ubutumwa bwaturutse mu irembo ndetse no muri polisi y'igihugu aho bakubwira ko ushobora rwose kwikorera zimwe muri gahunda nziza cyane zisabirwa ku rubuga rw'irembo, harimo nko kuba rwose wakwishyura konterivasiyo, kwiyandikisha mu gukora ibizamini byo gutwara ibinyabiziga n'ibindi. Hanyuma rero kuri telefone ukanda kanyenyeri 909 urwego gakanda 2 ugahitamo service wifuza. Hanyuma kuri mudasobwa icyo ukora iyo ufite murandasi ikora neza ujya ku rubuga rwa www.irembo.gov.rw, hanyuma ukajya muri service za police maze ugakurikiza amabwiriza. Hanyuma rero ukeneye ibindi bisobanuro bahamagara kuri 9099 cyangwa se wandikire kuri email yabo ni support@irembo.com ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zabo ni @irembo_support. Hanyuma mu ntangiriro y'imvura y'umuhindo tuva mu zuba ry'impeshyi, imvura ibirimo inkuba nyinshi bitewe n'impinduka ziba mu kirere. Igihe imvura iba irimo inkuba ugomba kwihutira kwirinda ibikurikira. Ugomba kwirinda kugama munsi y'ibiti, gukoresha telefone mu gihe imvura nk'iyigwa, kirazira kureka amazi cyangwa gukora indi mirimo hanze mu mvura. Hanyuma comokora ibyuma byose bikoresha amashanyarazi, ihutire kugama mu nzu iri hafi y'iwawe cyangwa iwawe mu rugo, va hanze mu mvura. Tujya rero muri za sili kuko abarero ndababona by'amateke wavugaga Rusi Tadeo nguye 200 yamaze kuyigura. Cyane ni yaravuze ati 200 VVIP ngaya amafaranga mu mitike yo n'uruca abana. Nta bintu bya invitation bihari ngo rero runaka ngo rero runaka. Ni byiza cyane. Tujye za sili ziravuga iki mbere yuko ikipe ya Rayon Sport yakira ikipe ya Singida. Wenda abantu bari no kutubaza ngo iyi match ryari risangapi. Umukino uri ku munsi wa gatandatu ku isaha y'isa moya, kuko abantu barabizi ko mbere wari saa 12 ariko wagiye ku isaha y'isa moya z'umugoroba Kigali Pele Stadium kugira ngo Nigeria abakobwa ikora imyitozo. Barashaka bukeye bwaho, barashaka ko nyine Nigeria ivamo noneho bakinjiza abantu bitonze nta gihunga cyo kuvuga ngo bari barimo n'ibiki byose. Basaba no kuzazinduka kuko kuri uwo munsi wa gatandatu bukiye igare ritangira ntabwo byoroshye no kuzakiri kare cyane rwose bitewe n'ahantu uturuka. Ariko bahumure, nshingiye ku bintu bimaze iminsi bivugwa, imihanda rwose izaba igendwa ariko nyine buri kugira ngo bazinje neza. Abantu bamenye no gukoresha indi mihanda. Dufite indi mihanda yo mu mpande rwose hari umuntu uzi ko kugera kuri stade ari gufata mu mujyi gusa paka Nyamirambo, ariko harya hagati hari imihanda y'imigenderano guca mu Kiyovu n'ahandi. Imigenderano ya Axel rwose muzayikoreshe. Tugeraho muri za siri, ariko muri za siri zitujyane mbwira abantu ko kugeza ubu rwose amakuru ava mu Nzove Emery Bayisenge ntawe uhari kuko yagize imvune, yagize ikibazo cy'umutsi wo mwitako. Ntago azagaragara kuri umukino w'ibiri official kuko ari gukora imyitozo wenyine. Ariko andi makuru akavuga ko rwose kugeza n'ubu ngubu afahame atiteguye gukinisha Yusu. Ntago ngo azamukoresha kuko abona atari 100%. Kandi ngo buri yamaze kugira icyizere muri va Fabrice nabarushema niwe rotifi rwose yizera cyane abana bakiri arabizeye none na systeme ngo y'aba defenseur batatu yizeye rwose kuzayitangiza ahubwo agahindura nkuko amaze iminsi abigenza. Sasa za series na semaje ikintu cya mbere Tadeo ngo ahakubutse muri Kenya mu bakobwa niho mpera mbihuza n'abagabo rabyumva.
ngo arimo aravuga ngo munshakire umukobwa wese uzi umupira muri iki gihugu mushyire mu ikipe y'abagore ya Rayon Sport. Uzi impamvu buriya Rayon Sport yitsinda ikinjira mu matsinda ya Champions League bari kwiha ibihumbi 250 by'amadolari. Yavuze ati twari dufite hafi miliyoni 350 none zitunyuze mu myanya y'intoki. Yakane yaravuga ati tugomba gushyira imbaraga mu ikipe y'abagore. Arimo kandi murabizi ko batsinzwe nyine n'iri ekipe muri Tanzania, ekipe ya gisirikare, kandi kibabaje banatsinzwe ari ibintu ngo bashoboraga kwirinda, ngo bari bize ku ikipe ikina imipira mu kirere, barangije ku munota wa 4 gusa baransa umupira Guardian anirwa gusohoka ngo awukuremo, barawumutanga baragenda batsinda igitego mu buryo nyine budasobanutse hakiri na kare. Rayon Sport undi yarizwe ko defanda neza ntitsinde byinshi, itsindwa kare iburi igitego birarangira. Ariko bivuze ngo nkuko bivuga Tade yabonye ko hamwe mu hano ukura amafaranga hari muri iyi sekafa y'abakobwa kubona itike yo gukina amatsinda ya Champions League y'abagore cyane. Ubwo rero ntibizabatungura ni mu ikipe y'abagore ya Rayon ikomeye. Za siri rero nkuko ari umaze kubivuga unamaliza za ndani, izo ni za ndani. Ubwo turagiye Rayon Sport abayobozi ngo basabiye umutoza Afahamiya nubwo ari gutsinda, baramubwira bati defense y'abantu batatu wo kabyara we wo kagira imana we wadufashije tukareba ko twakina defense ya bane, kubizi neza ko abakinnyi systeme yawe ya batatu nubwo twayitsindiyeho Kiyovu dustragoringa ko Kiyovu yabageranagamo mu minota 30 ya mbere y'umukino. Kandi nkuko Rugango ratunyuriye muri bamwe mu bakinnyi bakavuga ati iyi mediane ya Singida irimo Aucho, ikabamo Kratos Chota Chama, Triple C mwamba wa Losaka oyo Maestro yatsinze ibitego biri kuri finale. Baravuga bati warwanye tukareba yuko iyi match tutayitakariza i Kigali ugapanga ikipe neza. Afahami yaravuga amagambo abiri atuje cyane, aravugira ati si ikibazo cya system, si ikibazo cy'imipangire nuko bajya mu kibuga. Igihe cyatubanye gito cyo kwitegura bihagije ne twagize match nyinshi za gicuti, ariko bake mu bakinnyi nizeye ndi bubakoreshe byibura bamaze kubyumva. Ariyo mpamvu nka Emery ufite makanoka ko yatangiye imyitozo ariko nago yizewe neza 100%. Ariyo mpamvu Yusu utarakoze naga precision na gake, murabizi ko yaje nyuma we na Fonganya, abavuga ati twaba tubaritse aba bana bakinnye akaba ari bo bakina. Ubwoba bukabubuhe rero Iben inshuti yanjye, baravuga bati iyi defense y'abajene bato gusa izashobora guhangana na Singida. Abajene ndavuga Rushema, abajene ndavuga Fabrice, abajene ndavuga Kabange. Ni bato mu myaka, ni nabato muri experience kuri match nkizi ko nta wari wakina match zo kuri no kariba ngo se no kugihagarara usibye Rushema ni barabasumba. Urebye aba bataka basingida abataka kuvuga harimo Elvis Rupia ndetse no bita Mwakumalanga baguze muri Congo ari top scorer wa championnat y'igihugu cya Congo. Mwakumalanga bare b'imbaraga cyane babatakishije babiri. Ariko ngo nubwo aho bitameze neza ya mana y'u Rwanda ikunda Bareyo, mediane ya Rayon ngo arimo arayikora akazi gakomeye, akeneye kuzakora ikitwa mid block, ngo ntakene ko barizagena nasohoka hagati mu kibuga. Uwo bita Bigirimana Abedi Lokando, umwana wavukiye za Fizi, arakubwira ati agomba kuba ahagaze, umurundi guru arahagaze, uwo bita Sefu ahagaze, ngo nibo bari gutekerezwa muri first team cyane. Bivuga yuko ari gihe twabona Rishari abanje hanze muri iyo match. Akavuga yuko abakinnyi batatu hagati bazaba bari ku murongo bakoze ikintu cy'urukuta hagati, bakiyongeraho baba wing back babiri. Uri murabibona? Abo ba wing back babiri rero niho bari kumubwira bati basi yari akwa Paul Cindy Jesus wamukuyemo wakagira imana we, basi ukongeramo na Rishari bakaba bane hagati, urwo ruhande ukarwica. Abandi bakanamubwira bati wo kabyara we Serumogo ko ari centre gusa ari crosses, watekereje uburyo umuntu witwa Aziz Basane Kulanya yabona umwanya ko baravuga bati dukeneye abantu badufasha kurema ibitego. Niba abo bantu bazakora block yo muri mediane abo twari tuvuze batatu, dukeneye abajya imbere noneho birekura bakajyana y'imipira. Bakavuga bati rero wakabaye uri bera Abedi, ahubwo Richard nawe akisangana na Sefu hagati kugira ngo Abedi ajye imbere, noneho ukareka Serumogo ukarekura umuntu witwa Aziz Basane Kulanya akazajya azamuka. Kuko rero avuga ngo tutabikoreye i Kigali kuri uyu mufana ibihumbi 7 tuzadufite muri stade
twajya kubikora muri Tanzania